ese ni iyihe challenge ya mbere yakubayeho ugitangira gukina filime ukavuga wenda ati aka kanya ndumva ko bya bintu natekerezaga ko byoroshye bitangiye kugorana? kandi n'ubundi byaragoranye. Umuntu ushaka kuza muri sinema nyarwanda, ese aze cyangwa byorere biragoye nta n'amafaranga bigira? Abaye ari umunyabwenge yajya korora amatungo cyangwa agahinga ibijumba. Natangiye filime ubushobozi burabura ndayireka, sibyo? Ku mwagiteri cyangwa se ku mukinnyi wese cyangwa se ku muntu wese uvuga ngo ngiye gukora iki kintu, sibyo? Icyo kintu wagiramo hagati kikakunanira, ubutsinzwe ubugira gatanu. Ariko urakomeza. Naratsinzwe. Muraho neza nshuti zacu, nizere ko mumeze neza. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muherereye hose mu gihugu ndetse n'abari hanze y'igihugu. Mwese ndabasuhuje, abanyarwanda ndetse n'abandi bumva ururimi rw'ikinyarwanda batari muri kino gihugu cyacu. So rero aka kanya ndi kumwe n'umusore wacu, ni boss, ni big boss, ni umuboss wacu, ariko aka kanya tugiye kuganira kuri kariyeri ye aho kuva yatangira kugeza n'aho ageze. Ariko mbere y'uko twinjira mu kiganiro mindani, arabanza twibwire kuko si ari abagiye kumureba ari bashyashya ndetse n'abamurebye kera bifuza yuko yajya ahora yivuga, kandi no muco w'abanyarwanda. Tuguhaye ikaze. Amazina yanjye ni Kenny, ndi umukinnyi wa filime, nkaba n'umwanditsi. Abantu benshi baranzi mu bikorwa bigiye bitandukanye n'ibi by'amafilime byose. Ese Kenny, utubwiye nyine yuko ukina filimi, uri umwanditsi wazo, nyine muri entertainment ukoramo ikintu kijyanye na filime. Ese igitekerezo wagikuye cyo kuba wavuga ati ari akazi kenshi hano mu gihugu twagakoze, ariko kavuga ati reka nkore bino, reka nandike filimi, reka nyine filimi, nanjye nyine mvuga ati aka ni akazi? Kuko abenshi bumva tugiye gukina, hari igihe bakeka yuko dukina baro, dukina ibindi bintu ariko bitinjiza amafaranga. Ese icyo gitekerezo wagikuye he cyo kuvuga ati iyi niyo kariyeri ngomba kujyamo? Ikintu cya mbere, ntabwo ndagera muri entertainment, genda cyari hano mu gikari, sibyo? Ariko uri gukomanga. Ariko ndi gukomanga ngo ndebe ko hari uwanyingurira. Ikindi, ntabwo inzozi zanjye zari izo kuzakina amafilime, inzozi zanjye zari izo gukorera igihugu cyanjye. Ariko ntabwo nigeze ngira ayo mahirwe yo kuvuga ngo mbonye uburyo bwo kuba nakinjira nko mu gisirikare cyangwa mu gipolisi, mbe nakorera igihugu cyanjye, kuko njye ndagikunda, nkunda kugikorera. Rero nabonye mbuza ayo mahirwe yo kujya gukorera igihugu cyanjye, ndavuga ngo reka njye muri ibi ngibi by'amafilime, ndebe ko wenda nabyo bizatuma mba umuntu uzwi mu gihugu, nk'ubundi numvaga ko mbaye umusirikare cyangwa umupolisi naba nzwi mu gihugu. Ariko iyo umuntu ajya gutangira kariyeri iyo ari yo yose ariko nyine yinjiza amafaranga, ari umuntu umuha igitekerezo, ari rora umudagenderaho, ari n'ibintu nyine, ari impamvu ituma nyine avuga ati ngomba kujya muri bino. Ndakeka yuko iyo utaza kubona ayo mahirwe yo kuba wajya mu gisirikare, ari akandi kazi kenshi wari gukora, ariko wowe uravuze ati reka nigire gukina filime. Ese ni iyihe mpamvu yaguteye kureka ibindi byose, ubonye ko kuba gukorera igihugu nyine byanze? Niye reason wagize kugira ngo uvuga ati noneho reka nze muri bino? Warebeye kuri inde? Ese ninde waguhaye igitekerezo? Kuko nyine ujya kujya mu kintu uvuga ati gifite amakuru, mfite ibyo ngiye kugikoramo, mfite ibyo nzageza abantu, kandi nanjye mfite nimbibagezaho, mfite n'uburyo nzinjizamo.
ese we byagenze kuki igitekerezo wagikuye ninde wakugira inama cyangwa byagenze gute? umbajije akantu ngo uri umuda wanjye. Umuntu w'icyitegererezo, umuntu w'icyitegererezo ndeberaho. Mbere na mbere njyewe ntabwo njya nkora ibintu mvuga ngo hari uwo ndi kureberaho cyangwa hari uwo ngendeyeho, sibyo? njye nkora ibyanjye, sibyo? bindimo numva ko hari inyigisho byatanga cyangwa hari isomo ririmo ku bantu bankurikirana, sibyo? Ikindi njye mfite inzozi, ndacyari mu gikari ndi gukomanga, ariko nimara kugera muri entertainment nkahura n'abandi bose bayirimo, shaka tuzakora ikintu kizatuma filime nyarwanda igera ku rwego rw'isi, tukubaka inzu ya sinema cyangwa se uruganda rwa sinema, tukavuga ati dufashe nk'akarere dufashemo umujyi umwe, sibyo? Tukagenda tukubaka umujyi, tukavuga ati hano niho tugiye kujya tutunganyiriza ibintu by'amasinema, sibyo? Tukazamura abantu benshi bafite impano, noneho izo nzu tuzubaka umuntu wese uzajya uyikandagiramo cyangwa ukandagira muri iyo zone ya sinema agahita amenyekana ahantu abo ariho hose. Njya nungurwa n'ukuntu umuntu ashobora gukora filime akiyiringa, ugasanga umuntu afite nka filime nka Senkani yakoze, ariko nta hantu na hamwe yaramenyekana, nta kinyamakuru na kimwe kiramuvugaho, nta televiziyo n'imwe yari yamuvugaho, nta na radiyo yewe yari yamuvugaho, kandi arakora. Ibaze kugira filime 5 aba ari ubutwari, aba ari ibintu wakoze mu gihe kirekire, ariko ugasanga nta hantu na hamwe uzwi. Filime no ziyandikira? Ndaziyandikira. Aha, iyo ugiye kwandika filimi ukuraho igitekerezo nyine ku buryo uvuga ati ngo filimi izaba yanditsemo bino, izaba birimo bino, ese iyo uri kuyandika uba uri wenyine? Ni ukuvuga ngo ntago mba ndi njyenyine, mfite umujeni wanjye tubikorana, aguha ibitekerezo, ibitekerezo nanjye nkamuha ibindi kugira dukore ikintu kizagera ku mitima y'abanyarwanda, kikabakurura cyangwa se kikabashishikariza, sibyo? Rero ibi dukora, nimara njyewe kwinjira muri sinema, nifuza ko aba nzasangamo bambanjirije tuzakorana tukubaka Hollywood mu Rwanda. Izaba yitwa Hollywood? Tuzacuruza filime ku rwego rw'isi ku buryo tuzaza muri Afurika ku mwanya wa 2 cyangwa wa 3. Aha, wambwiye ati na roromodo ugira hano mu Rwanda ugenderaho nyine ujya gutangira karere, wambwiye ko na roromodo ufite hano mu Rwanda wagendeyeho. Ushobora kuba utari umufite wenda ngo wigane ibihangano bye, ariko ukaba ufite umukunda, ukavuga ati na filime zenda zikunda n'ibikorwa byenda bikunda, wenda sinje kuza gukora kopi y'ibyo ukora, ariko basi wowe ufite ibintu byubaka abanyarwanda byanacuruza, rimwe na rimwe ngiye binashobotse twanakorana. Wumva ari nde mu Rwanda wifuza kuba wakorana nawe? Hari Niyitegeka Graciane, ariwe ukina nka Seburikoko, si Seburikoko? Uriya ndamukurikirana cyane, filime ziwe njya nanateramo komenti, ariko ntabwo ashobora kuba yabyitaho ngo abe yabona umwanya wo kuwusubiza, ariko ndamukurikirana, nkakurikirana Bamenya, nawe filime ziwe ndazikurikirana cyane, mba numva nawe natera ikirenge muke. Na Kiramani ndamukurikira, afite na nomero ze njya muhamagara, ariko ntabwo ajya afata, ariko nawe mba ndi kureba ibyakora nkavuga ati nanjye ndifuza gutera intambwe nk'iriya, kandi nanjye nayiteyemo ibintu bizagenda neza. Tuzakora kandi tuzakora byinshi, dufitiye byinshi abanyarwanda dushaka kubaho. Ndizera yuko wakinyeho filime, uranazifite zawe. Filime ya mbere wakoze ugiye kutunyuramo mu ncamake nk'umuntu nyine wari utangiye, uvuga ati ino filime yavugaga kuri bino, yari ishingiye kuri bino, aho kuvuga ati nagizemo challenge
wenda yarakomeje cyangwa na n'ubu cyangwa wabaye uyihagaritse wenda bibaye na ngombwa wazongera ukayitangira? Filime ya mbere natangiye nayigaragayemo rimwe. Yitwaga gute? Bayitaga Igikomere Part 1. Yari Igikomere Part 1, twarayikinnye bitewe n'uko umuntu aba akiri kwiyubaka. Tugeze kuri 5 twari tugeze aho dukenera ibikoresho byinshi mu myandikire y'iyo filime. Tubona ntabwo twashobora kuyikomeza, ndavuga ati reka tube tuyisubitse. Babaye tuyisubitse. Ari umuntu wenda utarigeze ureba iyo filime Igikomere, ugiye kutubwira mu ncamake wenda kuko yari iya mbere, uratubwira ibintu byatuma nyine yakihutira kujya kwireba. Ese icyo gikomere cyavugaga kuki, cyerekeraga hehe? Ese ninde wagira igikomere muri iyo filimi? Ushaka kuvuga igikomere wenda akavuga ati ni impanuka yaragonzwe cyangwa yarasitaye. We watubwira muri make nyine kugira uwo muntu nyine wamushishikariza kujya kwireba, kujya yumva ubwiza bwayo, ariko mu ncamake tutarondogoye. Mu ncamake z'igikomere, urumva ngewe nimba narakoze mvuga ngo mfite inzozi zo kuzakorera igihugu. Iyo filime n'ubundi itangira ngewe naragiye kure muri misiyo z'igihugu. Nkagaruka asanga nari ifite umugore, narasize atwite, asanga yashatse undi mugabo, yabyaye n'undi mwana nazi, kandi muri ya mitungo yanjye. Impamvu nayanditse muri ubwo buryo, urabona hari abantu benshi baba bakorera igihugu ariko bagira misiyo za kure, akaba ari ngombwa yuko ashobora no kujya kuri misiyo y'igihugu akazamaraho nk'imyaka 10 cyangwa 5, ukazagaruka warasize umugore, ugasanga umugore wawe hari undi muntu wamwinjiriye yagiye mu byawe. Rero harimo ubuzima, ni true story. Harimo ubuzima bwinshi, harimo inkundo zino misi z'abano bakobwa bacu duhora tubona, hakaba harimo abagabo b'ingeso zanze gucika, usanga ni umusaza ariko aracyakunda twana duto, aracyafite irari. Ese ni iyihe challenge ya mbere yakubayeho ugitangira gukina filime ukavuga wenda ati aka kanya ndumva ko bya bintu natekerezaga ko byoroshye bitangiye kugorana? Kandi n'ubundi byaragoranye. Nakubwiye byaragoranye ariko urakomeza. Natangiye filime ubushobozi burabura ndayireka. Sibyo? Ku mwagiteri cyangwa se ku mukinnyi wese cyangwa se ku muntu wese uvuga ngo ngiye gukora iki kintu. Sibyo? Icyo kintu wagiramo hagati kikakunanira, ubutsinzwe ubugira 5. Ariko urakomeza. Naratsinzwe. Waremeye uratsindwa? Narayamanitse, natsinzwe 5 kose kuri iyo filime. Urumva? Kuko ni filime yantwaraga amafaranga atari make, yabitewe naho abakinnyi bagendaga baturuka, naho twakiniraga, yarangoye. Mu kungora rero, iyo ubonye ubushobozi bubuze urayamanika ukavuga ati natsinzwe. Aka kanya ariko na n'ubu biracyakomeje kugorana, ari utubazo tumwe na tumwe tugenda tubamo? Utubazo two nitwabura. Aka kanya nk'aho ugeze ukora, ufite umuntu ugufasha? Mu magambo make, sibyo? Icyo maze kubona cyo kumbwira ngo kugira umuntu ugufasha, arafasha mu buhe buryo? Mu buryo bwa management, akavuga ati wowe iyi ni channel yawe, mu buryo niba uzi kwandika, ugiye kujya uzana projet yanditse, tuyigeho tunayikosore neza, amafaranga azajya muri ibyo bikorwa byawe byose azava mu mufuka wanjye. Wenda mukajyana amasezerano ukavuga ati mu mafaranga azajya yinjira uzajya wenda ufataho nka 30% bitewe nayo yinjiye, ariko nyine ibikorwa byawe bikagira kure, bigakundwa, akabifasha kubisapotinga, kubyamamaza, ndetse buri kimwe cyose, kandi na video gasohoka ari nziza. Abo bantu se babaho? Ese wabyemera? Ahubwo abo bantu babaho.
management nka bari abamanaginga abahanzi. bamanaginga njye nari mbizi mu bintu by'abahanzi, ntabwo nari nzi ko n'ibya sinema bigira management, kubera ko nigeze mbitekerezaho ndavuga ati mbonye manager sibyo ibintu byanjye byagenda neza. Mfite filime nanditse, umumanager wa mbere nari nizeye narayimweretse ahita mvuga nta bushobozi ifite. Niko yakubwiye manager? Kandi nimba manager ushobora kumwereka filime wanditse akakubwira nta bushobozi afite, bivuze ngo nta manager wa filime ubaho. Ngo arakishakisha. Nawe arakishakisha. Ntabwo nari mbizi rero ko muri filime habamo ba manager na ba management, gusa aho ibintu bigeze mubonye ni byiza, namubonye bikaba akarusho kurushaho, sibyo? Kumubona ni byiza, ako utanamubonye nanamubonye bikaba akarusho kurushaho, sibyo? Kubera ko tuba dukora buri munsi, sibyo? Ese muri sinema nyarwanda nkawe ndakeka ubimazemo igihe, sinzi niba ari kinini cyari gitoya, ariko igihe ubimazemo ushaka kuba wavuga ati bya bintu abantu birirwa bavuga ngo bagiye gukina kuko nasanze ari ukuri, nanjye koko njya gukina, sakaza ahubwo twasanze byose byitirirwa inuza imvugo bavuga ati ngo ni ugukina. Ese nawe koko iyo tugiye gukina filime kuko tuba tugiye gukina ntabwo tuba tugiye gukora amafaranga? Ni ukuvuga ngo hari umugani ujya uvuga ngo nta mubyizi w'ubusa, nta mubyizi w'ubusa, ngo niwe mugani w'Abanyarwanda, sibyo? Nimba nta mubyizi w'ubusa ubaho, bivuze ngo icyo ukoze cyose wizeye aka kanya ntabwo kiri buhite kigaragaza umusaruro, sibyo? Nta musaruro kirahita kikwereka, ariko igihe kimwe bitera uyu munsi cyangwa bitereje, bishobora no kuba uyu munsi ukibikora, sibyo? Ariko igihe kimwe bizakugirira akamaro kandi bizinjiza angana nk'ayo washoye cyangwa se ari hejuru y'ayo washoye. Kuko ibi bintu iyo tubijyamo tuvuga ngo tugiye gushora dukore nta nyungu birimo, ntawabijyamo, ntawabijyamo. Nk'aho ibintu nge bimaze kugera kuba afite nka filime 50 kuri channel, sibyo? Kuba afite filime nka 50 kuri channel, ariko ugasanga nta hantu na hamwe ndamenyekana, ibyo mba nkora ndahomba. Kandi bankomeje kwigirira icyo cyizere yuko bizazana amafaranga igihe kimwe. Nshobora kuba nyiriho cyangwa nakinariho, sibyo? Ala niyo ibizi. Ese ku kazi ukora nihe purpose ufite for future? Nyine uvuga ati nge ngomba gukomeza, si ngomba gucika intege muri aka kazi nkora, ayo kazantwara yose ngomba kugakomeza. Niye ntego ufite muri kano kazi? Intego ufite muri kano kazi nyine ahazaza, mu buzima busanzwe cyangwa mu buzima busanzwe bwawe na famiye yawe? Na famiye yanjye ndetse no kubukoresha nyine, no kuba nkoresha. Kiri ikizami, ni ikizami, kubera ko burya iyo mu kazi buriya ugafitemo intego. Sorry, iyo umuntu ataragira aho agera nta n'intego aba afite, nta n'intego aba afite. Ariko iyo wageze aho ugera ugira intego, sibyo? Kandi ntibyanagutungura, ejo cyangwa ejo bundi bishobora no kwanga, sibyo? Ukabivamo, nkabivamo. Ariko uzambona naguye ntazagire ngo ni ubuswa. So rero dusoza ikiganiro, ugiye kutubwira umuntu watekerezaga kuza muri kariyeri nk'izi ngizi, ese akomeze, ese abivemo biragoye yishakishiriza ahandi? Wowe ubyumva ute nk'umuntu wabigiyemo? Ubitekereza kuza muri ibi? Ibi bintu kubizamo niko mbwiye,
ndakubwiye ni uwuhe umuntu ushaka kuza muri sinema nyarwanda, ushaka kuza muri sinema nyarwanda, ese aze cyangwa byorere biragoye nta n'amafaranga bigira? abaye ari umunyabwenge yajya korora amatungo cyangwa agahinga ibijumba. So reka guys, rero twisoreze ikiganiro. Wakoze kuza kwitabira, kandi n'ubutane tugutumira uzagaruke. Ku nama zawe zari nziza, unatubwira ku rugendo rwawe rwa kariyeri hano muri sinema nyarwanda. Rero so genda ukore subscribe, share na comment kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza. Ciao ciao, turabakunda cyane.